Muhawe ikaze inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Muri aka kanya ikiganiro sobanukirwa tujye kureba incamake ku cyegeranyo kirambuye kivuga kuri Kiliziya Gatolika n'abayobozi bayo. Amateka, imikorere ya Kiliziya Gatolika n'uruhare rw'abayobozi bayo mu kuyobora, kuyivugurura no kubaka umuryango mugari wa Gikristo ku isi. Reka dutangire tureba amateka ya Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika ifite inkomoko ku bigishwa ba Yezu Kristo, by'umwihariko Petero, wahabwaga icyubahiro cyo kuba ibuye Kiliziya izubakwaho nk'uko biboneka mu Ivanjili. Kiliziya yatangiye mu kinyejana cya mbere i Roma, aho abayoboke ba mbere b'Imana bahuriraga mu ngo zabo bagakomeza kuyoboka inyigisho za Yezu Kristo n'abigishwa be. Mu myaka yakurikiyeho Kiliziya Gatolika yagiye igira ingufu cyane cyane igihe cy'umwami Constantine wa Roma, yatangaje ko ubukristo buba idini ryemewe mu gihugu mu mwaka wa 313 nyuma ya Kristo. Ibi byatumye Kiliziya Gatolika ikomeza gukura no kugenda ibona umwanya mu byemezo by'ingenzi, haba mu buyobozi bw'igihugu ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage. Mu kinyejana cya 11 Kiliziya Gatolika yari imaze kuba ingufu zikomeye mu Burayi. Reka noneho turebe imyizerere n'amategeko ya Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika igendera ku myizerere ikomoka ku nyigisho za Yezu Kristo n'ijambo ry'Imana riboneka muri Bibiliya. Ibikorwa byayo byibanda cyane ku masakaramentu arindwi, ariyo isakaramentu rya mbere ni isakaramentu rya batisimu. Isakaramentu rya batisimu ritangwa kugira ngo umuntu avukire mu buzima bushya bwa Yezu Kristo, akurwe mu byaha bya kavukire kandi ahinduke umwana w'Imana. Isakaramentu rya kabiri ni isakaramentu ry'Ukarisitiya. Ni isakaramentu ry'ituro rya Nyagasani, aho abakristo bakira umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo, bibafasha kugumana nawe mu bumwe bwa Yezu Kristo. Isakaramentu rya gatatu ni isakaramentu ry'ugukomezwa. Rihabwa umuntu ukuze kugira ngo akomezwe mu kwemera kwe no mu mubano afitanye n'Imana. Isakaramentu rya kane ni isakaramentu ryo kwicuza ibyaha. Riha umuntu ububasha bwo kwakira imbabazi z'ibyaha bye, bigatuma yongera kugira umubano mwiza n'Imana. Isakaramentu rya gatanu ni isakaramentu ry'ugusigwa kw'abarwayi. Iri sakaramentu ritangwa ku barwayi cyangwa abakora urugendo rurerure rugoye mu buzima, kubakomeza no kubaha imbaraga zo kubaho no kwihanganira ibigeragezo. Isakaramentu rya gatandatu ni isakaramentu ry'ubusasaridoti. Ni isakaramentu riha abasasaridoti inshingano yo kuba abayobozi b'umuryango w'Imana no gusenga ku bw'abakristu bose. Isakaramentu rya karindwi ni isakaramentu ryo gushyingirwa. Iri ni isezerano rihuza umugabo n'umugore, umubano wabo mwiza no kwiyemeza urukundo no kwibaruka bakarera neza. Reka noneho turebere hamwe ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika ifite ubuyobozi bufite umurongo ugenwe neza kandi ufite amategeko akomeye. Buri rwego rw'ubuyobozi rugira inshingano mu gucunga no gukurikirana ibikorwa byose. Umutwe w'abayobozi bayo ni Papa, ukagira kandi abasenyeri, abapadiri ndetse n'abavugabutumwa. Aha niho dusanga uburyo bw'ubuyobozi n'ubugenzuzi bunoze bwibanda cyane ku guha umutekano abayobozi n'abayoboke, ndetse no gukurikiza gahunda zashyizweho n'abashinzwe gutanga umurongo Kiliziya Gatolika igenderaho. Ese Papa ni muntu ki? Papa ni umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika, akaba afite icyicaro cye i Roma mu mujyi wa Vatikani. Afite inshingano zo gukurikirana gahunda za Kiliziya yose ku isi, guhugura abayoboke mu myemerere ndetse no gushyiraho umutekano mu by'ukwemera no gushyiraho intego zayo. Papa wa mbere yari Petero, mu gihe ubu Kiliziya Gatolika iyobowe na Papa Francisco kuva mu mwaka wa 2013. Papa ashyirwaho binyuze mu matora y'abakaridinali
bagize inama y'imitambagiro ya Kiliziya Gatolika. Ese abakaridinali bo ni bantu ki? Abakaridinali ni abayobozi b'inzego za Kiliziya ku rwego rwo hejuru bashinzwe kuyifasha, kandi nibo bafite inshingano zo guhitamo papa mushya igihe bikenewe. Bafite ibiro i Vatican, bakaba bafite inshingano zo kwiga ku bibazo binyuranye by'ukwemera ndetse no gushyiraho inzira zigenewe gukomeza umuryango wa Kiliziya Gatolika. Hanyuma y'abakaridinali rero haza abasenyeri. Abasenyeri ni abahagarariye Kiliziya mu turere duto bita diyoseze. Bafite inshingano zo gukurikirana abapadiri no kugenzura ibikorwa bya Kiliziya Gatolika mu turere bashinzwe. Nibo bashinzwe kwakira abakristo bashya, gutanga amasakaramentu n'ubutumwa bwo guhugura no gukomeza imyemerere y'abayoboke. Abapadiri ni abavugabutumwa ku rwego rwa paruwasi, bakaba aribo bashinzwe gukorera mu nsengero zitandukanye arizo Kiliziya. Bafite inshingano zo kwigisha inyigisho za gikirisitu, guha abakristo amasakaramentu no kubaha ihumure. Paruwasi niyo shingiro ry'imiryango ya Kiliziya Gatolika, ikaba ifasha abayoboke mu by'ukwemera, ku myemerere n'umutekano wa roho. Nyuma ya padiri haza abihayimana. Aba ni abantu biyeguriye Imana bagahitamo kurambagizwa mu mibereho idasanzwe ya gikirisitu, nko kwitanga mu mirimo itandukanye harimo gufasha abatishoboye, kwita ku barwayi, kwigisha n'ibindi. Bafite umwanya ukomeye muri Kiliziya kuko bahesha umugisha ibikorwa by'imibereho myiza. Dore uruhare rwa Kiliziya Gatolika mu muryango mugari wa gikristo. Kiliziya Gatolika ifite uruhare runini mu mibereho myiza ya sosiyete, kandi ibikorwa byayo byahinduye amateka y'isi mu buryo bukomeye. Yagize uruhare mu burezi, yubatse amashuri n'amavuriro, kandi ikomeza gutanga ubufasha ku bakene, abashonji n'abatishoboye. Mu ngeri ya politike, Kiliziya Gatolika ifite inshingano zo gutanga inama ndetse no gukora ubuvugizi ku bibazo by'ingenzi bireba isi, harimo nko kurwanya intambara, guharanira amahoro, kurwanya iterabwoba n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Mu gihe kinini, Papa n'abayobozi ba Kiliziya bakunze kugira uruhare mu guhuza amahanga ndetse no mu gusaba uko ubutabera bugaragara ku bantu bose. Reka noneho turebere hamwe imbogamizi Kiliziya Gatolika ihura nazo. Kiliziya Gatolika ihura n'imbogamizi zitandukanye zirimo iterabwoba rishingiye ku madini, amakimbirane yo mu rwego rw'ubukungu n'iterambere. Hari n'imbogamizi zo guhura n'abayoboke bahinduka batagikurikirana inyigisho n'imigenzo ya Kiliziya, cyane cyane muri iki gihe cya none. Izindi mbogamizi ni iz'ibibazo byo kwibasirwa n'amakosa n'abakozi bamwe na bamwe n'abahagarariye Kiliziya. Aha Kiliziya yahise ishyiraho gahunda zo guhana no kwirinda amakosa mu buyobozi. Kiliziya Gatolika mu karere ka Afurika. Kiliziya Gatolika muri Afurika ikomeje gukura cyane, ikaba ifasha cyane mu mibereho y'abantu, cyane cyane mu bihugu birimo ibibazo by'ubukene n'intambara. Mu Rwanda, Kiliziya Gatolika yagize uruhare rukomeye mu burezi, kwita ku bafite ibibazo nko gufasha abari mu nkambi, guteza imbere ibikorwa by'ubuzima no gukorera mu rwego rw'ubumwe n'ubwiyunge. Kiliziya Gatolika ni idini rifite amateka maremare n'ububasha bwagize uruhare runini mu kubaka umuryango mugari wa gikristo ku isi. Abayobozi bayo bagize uruhare mu kuvugurura no gushyira mu bikorwa inyigisho za gikristo. Ndabakunda cyane mwese mwateze amatwi kandi mwakurikiranye iki kiganiro Sobanukirwa kuri YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV. Mwari kumwe na Nshimiyimana Anselme, nibo bategura iki cyegeranyo. Basaba namwe mutarakora subscribe, gukora aho handitse subscribe na like, ubundi bwo mugatanga n'ibitekerezo. Imana ikomeze ibarinde.